Abagore batanu b'ibyamamare baranze amateka y'igihugu cyacu. Mu muco w'u Rwanda nk'uko bimeze no mu yindi mico myinshi, uruhare rw'umugore mu mibereho isanzwe rwarasuzugurwaga kandi n'ubu ntirurahabwa agaciro gakwiye. Ku rwego rwo hejuru rw'ingoma ya kera y'u Rwanda, igitsina gore cyari gifite umwanya wacyo nk'uko twabibonye. Umwami yabaga ari umuhungu w'umugabekazi ari we nyina w'umwami, watowe mbere ye kandi agatoranywa mu muryango wihariye w'abagore. Mu ngoma ebyiri zari ibimenyetso by'ubwami, Kimumigizi yashushanyaga uruhare rw'umugore mu gihugu, ikajyana na Karinga yashushanyaga uruhare rw'umugabo. Mu mitekerereze gakondo y'umuryango nyarwanda yubakiye ku rugo, umuhungu niwe wafatwaga nk'ishingiro n'ikimenyetso cy'umuryango. Abana babarwaga mu muryango wa se nk'aho nyina nta ruhare yagize mu kubabyara. Ariko umukobwa we iyo yashyingirwaga mu wundi muryango yabaga nk'ufungurira umuryango w'iwabo amarembo,